none se ibyo gusa no tujye okay ni urusha kumturasi byaye po gufata dukara nari bishara arayigwa nta kibazo arahari ndaje gusa hari ikibazo se nusoje ukamunyereka basi arimo nta kibazo ubwo nari ko kumva wowe genda ndahita nkaru numuzi se sawa nta kibazo amayirunga pe ngiye kumutereta uko bishoboka koze umva mbone namufatisha nibura umva naramubuze Sky Eyes TV 20, it's yours. ntabwo mashaka gusa ushaka kumenya muraho neza muraho meze neza muri iyi minsi nyine turimo turasoma ibintu by'ubumenyi gusa muri iyi minsi ibintu turimo yego wakwifuza ntabwo ari cyane cyane muri iyi minsi ariko abantu barimo baragenda bakuvuga ngo waraguriwe ngo ibintu byinshi sinzi nanjye ukuntu nabivuga nanjye ngo nariyakiye gusa njyewe mpita ikibazo ariko ni ukwihangana barizi se ko ariko bigenda iyo umuntu bimeze umuntu yiyicariye mu rugo yiturije kwihangana nyine oya urihangana mbese wabwira ntacyo wakora nyine wabigenza tu ubu mbese umuntu gusoma gusa nawe wabona usome basi nibura nta kibazo nanjye ndagerageza shaka nibura nawe wasoma nibura njyewe hari hanjye kuba shaniye yaragusize uba wumva nta kibazo biguteye ubuze agahinda umuntu aba afite ubuse iyo mubwira ngo nari mu gitabo ndi gusoma noneho cy'ingomane mba nabuze ibintu ngo ibaza ahantu yagiye shaniye amajije kubyara kabiri ngeweho ndi hano mu cyaro shawakwereka uzi yaje kumuzi umujinya mba afite maze kugira ngo muraza kuratira ngo narashatse mfite umwana birambabaza ntabwo urimo kwihangana nyine birambabaza ariko nyine ntabwo nabimwereka ngewe ko sinzi ubwo kinani mba mbabaye mba numva namufata ngo mubiri ibaza ariko kugira ngo namusige umwana baramwasiga akagenda agashaka umugabo ngo kugeza abonye kurasa ego urandeba yarakeye yarabaye ameze neza urukweto rwiza naho ugendera n'isirika amoramo burangiye mufite agahinda buriya namubonye ngiye mbonye n'umuti ntabwo kabwiraga nawe imana izagukiritse yajya wihangana ntabwo nabigenza kuko burangiye mufite agahinda bamubwira ngo nabikora aguze ndakubwiye ngo ibaze kugira ngo umuntu abe afite urugo rwiza nuko nta foto ye mfite mu mukwereka asa neza umva akarenge ubusenge reba ibikweto ariko nambara biri reba ubu iki gikweto wowe wakishimira ku cyambere ihangane urangiye mba nabuze n'ahantu ubwira nawe wamundangiye si umuntu ukara ko nabikora umukecuru w'iyo ngiyo nanjye nakujyanayo nta kibazo bambore se ukanjyanayo basi none nabikora kandi mukanda nzi ko agiye kuza hano ukabikora pe ukabikora mwishe nibura umugabo we ngasubirana ngagumana nawe kuko nawe ndibaza ahita nkumva bitewe nuko nyine aba afite umugore mbona ankunda gake gake mbega duhuza rimwe na rimwe ariko nyine arankunda umva keretse uhagurutse ukamureba byaba ari ibyo turi kuganira byumvishe n'ukuri kw'imana turi kumugambana yazatuvamo nawe twamuha umuti ariko ubundi turamutinya njye nta muntu nyitinya icyambere cyo nuko nzicashana ariko ntabwo mutinya nawe azapfa natagira ibanga umeze gute?
nshaka ariko katumye mbura tumisibura kubera jeharere muri iyi minsi umuntu aba ari mu kazi no mpamvu aba yabuze akazi karese umuntu nuri umwarimu nuri umusirikare nuri iki bwose akazi katuma utaboneka umuntu ntabwo yabura akazi akora pe gatuma ugumayo mpaka icyumweru kigashira amezi 2 amezi 3 aratamurike mbabazi ibintu numvishe mwari muri kuganiraho koko nibyo kuri shaniye wabyumvishe se nabyumvishe pe oya wabyumvishe nabyumvishe rwose nongere gusubira wabyumvishe nabyumvishe rwose niwe wabyumvishe banze ngubwire ngusubiriremo yego nudaceceka nawe uragenda oya ni izina ry'Imana ndaraye nakubwiye ngo ngewe nutagenda mvuga Kenya ngo ugende kuriya mukobwa reka nose ubu nishimiye kutayeka nkanjye nkuko ahita cyangwa nkuko afite urugo nanjye ngo ngire urugo afite nushaka kubyumva ariko igihe n'ubu mubwiye uzagenda naramuka ncitse dore no mukagiye wabona nageze n'ahangaha nutagenda nawe ibyo byumve nk'ukuri ntabyo kwirirwa ncaye cyangwa nawe ucemo hagati se ntawe waca nshatse umunana kuniga ngahita mbisoza ugenda nta mikino ufite ubu se afite urugo rwiza arahari gusakoresha buri munsi aragura urukweto rwa buri munsi njye nambaye silipa ubu iyi silipa yo wakwifuza kuyambara umugore wawe cyangwa babikire bantu oya nanjye ikintu byanjye nshaka gufasha ibanga ryo nzaribika rwose waza ukabanza wicara hano tukaganira ku byo ugiyemo baratabimbwiye sinambizi neza ko ari byo ugiye gukora eregana naye mbikubwira n'ubwo wari uri mu bitotsi uranikiriza zana agatebe hano tuganire ameza yarangishe kandi nkeneye no gufura narigiye kuri pusheri hano hepfo ngura akanyama nzaniye ikintu none rero ahubwo wowe naraye mbikubwiye wari uri gusinzirana wabizi none se kuba nkubwiye ndi ngwino unansuhuza ni ikibazo nk'umugore wanjye ntabwo ari ikibazo niyo mpamvu nanjye umubwiye ngo ninze tuganire nkawe ahubwo si ikibazo ko wararanye gufura ukaba ugiye udafuze byagenze gufura ntabiraranye kandi n'ubundi ndi bufure nuko mbona n'ikirere ntazi ukuntu kimeze ariko nari ngize ngo mbanze kuri busheri nzana akanyamameke nari gushyiraho n'ubundi nkazana nkafura okay genda nari ndeka njyewe insigare nyifura urabizi sheyi turafashanya mu buzima bwa buri munsi nta kibazo genda ujye guhaha izo nyama aho se ko mbona nta n'agakapu ufite baranshyira muri amverope ibintu byo kugenda nkurukana ibikapu reka birumva bimvuna biramvuna rega sheri ntacyo kangende meze neza kuri twese none se nibyo gusa no tugere okay urusha kunsura se njyaye ko gufata udukara arayigwa nta kibazo arahari ndashima gusa hari ikibazo se nusoje kamunyereka basi arimo nta kibazo ubwo nari ko kumva wowe genda ndahita nkaruza n'umuzi se sawa nta kibazo umva mbone namufatisha nibura umva naramuguze ahubwo arakumva arakoze si uburyo bw'umuki ko kugira ngo bigende neza reba umuntu ukoze ageze neza pe twamusangaye umva neza cyane ntabwo se reka atabyuka umugore koko baye akazi ke amakuru ni meza meze neza meze neza hanyuma se shama inshuti wawe sinabamuhuye inshuti wanjye turahuye nyine arambwembura iyo ngurama n'intebe nicare gusa nyine nta kibazo kuba nagiye ariko ndi kuyigeregesheje n'amahoro amahoro se ntabwo wari umukeneye baje
inyama y'umukene ariko nyine bitewe n'uko nawe nyine nari gufura nimuricara ku gatebe simbizi gusa ko iyo nabiteye ntabwo cyetse nice nkawe kandi si ubu ngubu afite n'icyokere waretse nk'abantu bajya koga koga si uroga he amazi ngaya akaraba ibirenge hano nta kibazo oya ntabwo ngiye nshaka kureba ibirenge ese uyu mugore kuza agahita yinjira mu nzu uko yiboneye umugore aje akamuhamusanga ntamukirara ariko si ntacyo bimbwiye kari wese wambwiye ngo ni inshuti ye kandi ngo ntacyo yamuhisha ntagende ukambara n'isume yanjye ko siyo nsanze narikunda ariko kuby'ikintu ntabwo nafata igitenge kuko ntabwo nshaka igitenge ntacyo dore dushe n'iriya nkawe cyo none si imyenda ayishyira he ntacyo akira nkawe genda kore na cyiza nubwo wenda ari mushuti w'umugore wanjye na cyiza kira nyine sanga kanze kureba ufungura cyane cyane kinyuze kw'Imana tujye kwicaza ikibazo se turicara icyaba cyiza mfashe ugende rwose none ndagenda njya nagusanze aho wambaye ntabwo nabishobora njye ntabwo nanjye nyamuneka wujya rwose ntabwo ibyo byemera kubera iki se kubera ntabwo kuganira nawe wambabariye ukagenda ndakubona rero kuti njye nabwiye ko nshaka nose nigera no kugera atahise ngenda ntabona agiye rero reka ndamubwira ibintu uri gukura rwose hano bizaba ntawe uzabyirengera ngo muri inshuti se inshuti nyine none se nunyanga naza uvuga kwa mbere ugerageza uwa kabiri ugerageza uwa gatatu ugerageza ibizakurikira ubu ngubu kugira umugore no kugira umugore byo kirazira uyu ugomba kugira none se ubu ngubu ukarabira iwanjye ariko waje uvuga ko ari we ufite muzi nyine naje nisanga kwa mushuti wanjye nyine bitari uko nawe kwa mushuti wawe ariko ntacyo ariko se uri gukora icyaha si icyaha ukabyara ntabwo ari icyaha ariko wajya ureba